Ndabasuhuje cyane abakunzi b'ibiganiro byacu, mukomere cyane, mugubwe neza. Kristo ababere byose, Kristo ababere ihumure, Kristo ababere inkomezi, Kristo ababere ibyiringiro, Kristo abahumurize, Kristo abatsindire ibyabatsindaga, Kristo abatambutse aho mutakitambukije, Kristo abaha amahoro aho mutakayabonye, abanezeze aho mutakanezerewe, Kristo ababere byose mwifuza, Kristo ababere intsinzi y'ibyabatsindaga, Kristo ababere imibereho aho imibereho itari, aho ibintu byose biba bigoye, aho bigaragara ko ibintu bihenda bizamuka, Kristo abahumurize, Kristo yururitse imitima yanyu irindirwe mu buntu bw'Imana. Shalom, 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 shalom. Nejejwe no kuganira namwe uyu munsi nanone. Ibiganiro byacu bizahoraho, ibiganiro byacu nakagaruka, ibiganiro byacu ni ibiganiro byiza, ibiganiro byacu ntituzabura kubitambutsa kugira ngo bikomeze bibahumurize, bikomeze bibagushe neza, bikomeze bibahe amahoro, bikomeze bibabere inkomezi, bikomeze bibabere ihumure. Ndashaka kuvuga ku kintu kimwe cyo kubaza ngo ese ubuntu bw'Imana burwanya imirimo myiza? Ikibazo ni icyo ngicyo. Ese ubuntu bw'Imana burwanya imirimo myiza? Oya, ahubwo burayishyigikira. Ndavuze ngo hoya, ahubwo burayishyigikira. Ahubwo dore itandukaniro. Abantu benshi bashaka gukora imirimo myiza kandi ari babi. Ese mwumva yaba ari myiza gute? Ndagira ngo icyo kintu wenda umfashe no kugisubiza, nsubiza aho muri comment wowe kubyumva. Nanjye ndahari kugira ngo tuganire. Umuntu mubi yakora imirimo myiza hanyuma se ikitwa myiza ite nyine imbere y'Imana, kandi uwo muntu imbere y'Imana ari mubi? Se ntibyumvikana ko twitiranya ibintu. Hari umuntu mwiza imbere y'abantu, ariko hari n'umuntu mwiza imbere y'Imana. Ni abantu babiri batandukanye. Hari umuntu mwiza imbere y'abantu, hari n'umuntu mwiza imbere y'Imana. Abo bantu batandukaniye hehe? Umuntu mwiza imbere y'abantu azakora ibintu byiza bishimwa n'abantu, sibyo? Umuntu mwiza imbere y'abantu azakora ibintu byiza bishimwa n'abantu. Noneho rero muri Luka 16:15 haranditse ngo mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ngo kandi Imana izi iba mu mitima yanyu. Kuko ngo icyogejwe imbere y'abantu ni ikizira imbere y'Imana. Nawe bitekereze, icyogejwe imbere y'abantu ni ikizira imbere y'Imana. Nase niwumva ko niyo byaba byiza abantu bakabishima bihinduka ikizira imbere y'Imana? Aha, ubwo rero ikigaragara ni iki? Ikigaragara ni uko imirimo myiza umuntu akora atekereza ko yamugaragaza neza imbere y'Imana, ntishobora kumugaragaza neza imbere y'Imana. Akomeza kugaragara ari mubi imbere y'Imana nubwo yaba yakoze ibintu byiza abantu bashima. Ahubwo Imana yo mu rukundo rwayo yashakishije uburyo yatugira beza imbere yayo ibinyuza muri Kristo. Tekerezaho mu Bakolosayi 1:21 aravuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu, ngo no kubw'imirimo mibi yanyu, ngo none yingishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo kugira ngo ibashyire imbere yayo muri abera, muri abatagawa, muri n'abaziranenge mu maso y'Imana. Bigaragara ko Imana ubwayo nigira umuntu wera, ikamugira umuzira nenge, ikamugira utagawa mu maso yayo. Byumva, idushyira imbere yayo turi abera, turi abazira nenge, turi abatagawa mu maso y'Imana. None se umuntu wamaze kuba uwera, wamaze kuba umuzira nenge, wamaze kuba utagawa mu maso y'Imana, sinumva ari we wakora imirimo ikitwa myiza imbere y'Imana kuko nawe ari mwiza imbere yayo? Bitekerezeho. Habanza iki? Nari nabivuze muri video yindi nakoze. Ndi kubaza ngo ubundi ari gukora imirimo myiza
no kuba mwiza, ari ugukora imirimo yo gukiranuka no kuba umukiranutsi, habanza iki? Habanza kuba umukiranutsi ukajya wakora imirimo yo gukiranuka. Ubuntu bw'Imana rero buhishura uburyo Imana yatugize beza imbere yayo biciye muri Kristo, uburyo Imana yatugize abakiranutsi imbere yayo biciye muri Kristo. Noneho numara kuba mwiza, numara kuba umukiranutsi imbere y'Imana biciye muri Kristo, uzajye wakora imirimo myiza, nayo uzayibwirwa n'uwakugize mwiza. Kuko nanone hari ibintu abantu bamenyereye nk'aho ari byo byiza nabyo ni ukubisobanukirwa. Ibyo wita byiza ntabwo ari byo Imana yita byiza. Nanone nuba mwiza imbere y'Imana uzanabwirwa ibyiza ukwiye gukora, Imana ishaka gukora. Kuko niko birivuga mu Befeso mu gice cya 2 umurongo wa 8, uwa 9 n'uwa 10, haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo ngo hatagira umuntu wirarira. Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bivuze ngo muri Kristo Yesu habamwe imirimo Imana yateguye kera kugira ngo abageze muri we, abamaze kuba abakiranutsi, abamaze kuba bera, abamaze kuba baziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha, bajye bagendera muri iyo mirimo myiza dusanga muri Kristo Yesu. Ntabwo habanza gukora imirimo myiza kugira ngo umuntu abe mwiza, habanza ko umuntu aba mwiza imbere y'Imana abikesha Yesu, noneho uwo Yesu akanamuha imirimo myiza akwiye kugenderamo. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo nyamara sinjye uriho, ngo ahubwo ni Kristo uri muri njye. Ni amagambo avuze mu Bagalatiya mu gice cya 2. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ni Kristo uri muri njye. Ngo ibyo nkora byose nkiri mu buzima mbikesha kwizera Kristo wamfiriye akananzukira, wanyitangiye. Icyo bishatse kuvuga ko iyo umuntu amaze kuba uwera, umukiranutsi abikesha kwizera Yesu Kristo, noneho Kristo muri we ni nawe ujya yakora n'ibindi byose Imana ibi idushakaho. Icyo bishatse kuvuga nuko mu by'ukuri ntuhangayikishwe cyane kuvuga ngo gukora imirimo myiza ngo bigatuma Imana inyemera. Hangayikishwa no kubanza kuba mwiza, numara kuba mwiza n'imirimo myiza izajya yaboneka. Njye gutanga akagero k'ibintu byiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakoze. Yahaye abantu inka, n'ubu baracyabikora. Ariko abo bantu iyo muganiriye usanga banezerewe, bavuga ko babonye agafumbire, bavuga ko babonye amata. None ko atabahaye amata akaba yarabahaye inka, nk'umuntu utekereza neza agatekereza kure, we yarazi neza icyo akoze. Yaratanze inka ariko azi ko umuturage iyo nka azayikuraho ibindi bintu byinshi cyane. We ntiyatanze ifumbire cyangwa ngo atange amata, ahubwo yatanze inka, ariko azi neza ngo umuntu mpaye inka burya muhaye ifumbire, azi neza ngo umuntu mpaye inka burya muhaye amata. Bivuze rero iki? Bivuze ngo banza wowe ube mwiza, banza ube wera, banza ube umukiranutsi, banza ube intungane imbere y'Imana ubikesha Yesu, n'imirimo myiza izaziraho, n'imirimo myiza izajya yaboneka. Wicurika ibintu, wikwigira mwiza, wikwigira mwiza, girwa mwiza na Yesu. Wikwigira mwiza ubiciye mu byo ukora, girwa mwiza na Yesu, kubwo kumwizera wambikwe gukiranuka kwe, ube intungane kubwe, noneho n'ibindi byiza byose uzabisanga muri uwo Yesu, kandi bizajya byikora nta effort yawe, nta mbaraga zawe, effortlessly bizajya byikora n'ubundi bikozwe na Yesu. Cyakora uko uzajya ukomeza n'ubundi kwizera n'ibyo bindi azajya kubwira. Nkuko wizera ibi ugahinduka umukiranutsi, wizeye ko wabazwe gukiranuka kwe nta mbaraga zawe, kandi ugahita uhinduka we, ni nako n'ibindi byose wamaze kumwizera agenda yizera n'ibindi yagiye avuga, noneho
akisanga n'ubundi aragenda bisohoramo ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu yo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ndabashimiye inshuti yanyu Emile Nshimiyimana, umuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nibwo mbwiriza, nibwo bukiza, nibwo bubeshaho, nibwo burema umutima, nibwo butanga ibyiringiro by'ijuru ndetse n'ibyiringiro bya hano mu isi. Ubwo rero nakagaruka tujye dukomeza tuganire uko Imana itanze uburyo mukubwe neza. Imana ibahe imigisha yose iva mu ijuru ibonerwa muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amina.